amaze kugisubirana rero abisilamu ntibabimenye n'abahamya ntibabimenye ariko itorero rirabimenya n'imyizerere nayo ntabwo iba nyakuri idashingiye kuri doctrine iyo utabisobanukiwe neza mu myizerere urahuzagurika no mu miyoborere y'itorero urahuzagurika no mu miyoborere y'itorero nabwo urahuzagurika ubwo ni kuvuga ngo uri paseri uri bishop urareke bishop uri apotre ushobora guhuzagurika ibyo bintu bitabizi neza ko numva Bibiliya ari igitabo gikomeye kubera iki hari abantu batagiye agaciro ahubwo bakajya kwirirwa bagenda ku bahanuzi ngo bahanurire Bibiliya irakomeye bisaba nizo mpamvu abakristo bamwe babonye agatabo k'umugenzi yumva ko kasimbura ahubwo Bibiliya kuko koroshe ni ukuvuga ngo kugira ngo igitabo cemerwe mu isezerano nisha ko cahumetswe n'Imana nuko inyigisho zacu zaba zihuje n'inyigisho zitwa orthodoxy inyigisho zigororotse Kristo yasigiye intumwa tizihushanye icya kabiri nuko wanditse ico gitabo aba yarabanye na Yesu cyangwa yarabaye intumwa ya Yesu niyo critère d'apostolicité icya gatatu rero nta kindi gitabo cabyujuje ni Bibiliya ibyujuje Bibiliya yonyine isezerano rishari byujuje none Imana ikabiba hose ijuru rikaba ritaba hose nuvuga Imana ntiyakwira mu ijuru oya yariremye iriho ritariho Imana ntiyarikwira muri ruru ijambo vuze ko rikomeye pasi Yesu ntabwo ari data ni mukuru wacu ariko ni Imana ariko Imana ntabwo ari umwana kandi umwana si data ukamenya ko Imana ishobora byose ko nta kinanira n'iki itagukoreye ni igihe kitaragera cyangwa wenda wasabye ikidakwiye cyangwa si ingenzi ukamenya ko Imana izi byose ko ntaho wayihisha Imana iba mu ijuru Imana ikaba hano ku isi turi ikaba ni kuzimu ariko igakwira hose ariko ifite ahantu hayo yo yibera no ifite ahantu hahandi yaremaga ijuru iri akagasubiremo hahandi Imana yaremaga ijuru iri bahita iteka eternite ariko gutekereza gusa ngo ndi kubona naja i Buganda niho ndi buyibonere nubuyobe kuko iba hose ahubwo izitirwa no gukiranirwa kuri muri wowe kwisiga ubusa gutuma agira akamero k'umugaragu w'Imana none haba murebera mu kwisiga ubusa kwegeye yagiye mu nda ya Mariya bakega ko Imana imuruta ariko Yesu ni Imana yigize umuntu kubera iki ibyo bintu byose bibarizwamo umwana w'Imana ni Imana ifura muri bene se abasiramu aho bakunda kwifara hafata cyane n'abahamya bati none Yesu bwe arahamya ko isamurura bakibagwa gusoma handi abangwa yaretse akamero k'Imana yatekereza ko kugira ako kamera ari ikintu cyo kugundirwa ntibongere ngo barebe ngo Imana irongera imusubiza izina rita amazina yose Uwiteka ngo ahinduke Uwiteka asubirane ka kamero cye nk'aba bantu urababwira iki kubirebana n'ibyanditswe byera uburyo uyu munsi bigisohora cyangwa se ubuhanuzi buvugwamo n'uyu munsi umuntu ashobora kubwizera bigahita bisohora abantu bose bameze nk'ibyatsi ubwiza bwabo bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi ubwatsi buruma uburabyo bugahunguka ngo ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ryose uzumva ubuyobere rero bukurikiranye umuntu akerekwa nka William Mario Branham igitabo citwa Iyerekwa kivuga ngo ijambo ryavuzwe cya gitabo akagiha imbaraga akagiha agaciro kurusha Bibiliya hakaza uwitwa Charles Taze Russell Cyerekwa hakaza igitabo citwa Umunara w'Umurinzi w'Isiyoni akagiha agaciro kurusha ibyanditswe byera kandi ibyanditswe byera bihari hari igitabo citwa Intambara Ikomeye cya Madame White bakagiha agaciro akaba atabwiriza atacifashishije kurusha ibyanditswe byera abantu bagaha agaciro ikindi gitabo kuko badasoma batizi ibyanditswe byera niki bifite gaciro ki abantu benshi ugasanga bafasha agatabo kitwa Umugenzi ka John Munyana yaje kubwiriza akagashira imbere ku ruhimbi akigisha akabwiriza abantu bagafashwa ni igitekerezo cy'umuntu w'umukristo nkawe nkanje ariko ntago kaje kongera ku byanditswe byera ngo gahinduke ibyahumetswe n'Imana iyo bishoboka Imana yari kubyemeza kikaba igitabo ca 67 ibisubizo byose by'ubuzima bw'abantu biri muri Bibiliya kandi ihesha ubugingo Bibiliya yemera uburyo burindwi tuvugana nayo kandi nabwo buri muri Bibiliya Imana yashize uretse kubonekerwa kurota kwerekwa ikimenyetso n'igitangaza guhanura none inyandiko zidasobanutse no guhishurirwa izarangirana no kugaruka kwa Yesu niho abantu batazongera kubwiriza niho ibyanditswe muri iyo bizaba birangiye gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa gusenga uzaneshwa senga ifurije amahoro nshuti mwene data kandi muvandimwe aho uri hose ushakisha ubuzima Imana iguhe kukubwa neza Imana iguhe kubonera umugisha mu byo ukora kandi Imana iguha amahoro turagarutse mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ikiganiro menya nibi na Pasamazi Birego aho uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ikomeye kandi nziza iryoshye
reka tubanze tumureka dusengere kugira ngo tubashe kukubwira icyo tugiye kuganiraho. Karibu pastor. Imana turagushimiye, turaguhimbaje uyu mwanya mwiza uduhaye, umwanya wo kugubwa neza, umwanya wo gusangira ibyo kurya byera n'abatwumva hirya no hino. Tugiye kuganira amagambo yawe, kandi amagambo yawe atera imbaraga, amagambo yawe ni inyundo imena urutare, amagambo yawe aratwemeza kugira ngo tubashe gukora umurimo wawe. Uri Imana ishobora byose, tuje uko turi kose mu ntenge zacu rero kugira ngo twongere imbaraga, uduhe guhamya amagambo yawe. Dusengeye abatwumva muri aka kanya kugira ngo abatwumva bose babashe gufashwa n'ijambo ryawe, bakomezwe naryo, bahuguye mu mitima yabo, bumve bahumurijwe aho bari hose, aho bari tutari ijambo ryawe ribagereho, mu mahanga yose mu bihugu bitandukanye ijambo ryawe ribagereho, ko ijambo ryawe nta kirikoma mu nkokora, kandi ico wagambiriye cyose kizasohora kubera bose baturiye isi. Ijambo ryawe ribashe kubahumuriza, tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Ya pastor, mbere ya byose tugusabiye umugisha mwinshi kubwo kuza kuduha iki kiganiro. Twagiye tuganira bwa mbere dutangira, aho twakoze ikiganiro kigizwe n'ibintu bitatu, icyo bita doctrine, discipline ndetse na reproche. Icyo gihe watubwiye kuri doctrine uvuga ibintu 10 umuntu akwiye kumenya muri doctrine kugira ngo ubukristo bwe bube bushyitsi. Abantu bagiye babisaba cyane, bavuga ati kuki pastor yabivuze ntabidusubiremo ngatubwire. No mu kiganiro cy'ubushize ndabyibuka twakoze kibanziriza icyo duherutse gukora kirebana no gutotezwa kw'itorero, wongeye kubisubiramo noneho mu ndimi seharani, mu kigiriki ni mu gifaransa, mu kigiriki. Aha, wabisubiyemo urongera zivuga. kandi none uyu munsi twagutumye kugira ngo noneho twinjire mu gusobanura ziranginga 10 cyangwa ibintu 10 bigize doctrine, cyangwa se biboneka muri doctrine, kugira ngo umuntu abimenye abe yahagara mu gakiza neza. Mwakongera mukabisubiriramo, hanyuma nibuza sinzirimo mutubwirira icyarimwe zose mukazirangiza, cyangwa niba muvuga 2 cyangwa 3 tukazakomeza ubutaha. Ni karibu. Muri rusange ngo twavuze ko ibyigisho bikuru bikomeye bya Bibiliya ari 10. Nibyo bita doctrine cyangwa se inyigisho nzima za Bibiliya. Rero abantu guhuzagurika cyane mu myizerere nuko batabashe gusesengurirwa ikintu cyitwa doctrine. Twanabize ubushize bati itorero ryishwe no kugendera ku mabwiriza kurusha kugendera kuri doctrine. Itorero ryishwe no kugendera ku mareproche, icyo bita makemwa, kurusha kugendera kuri doctrine. N'imyizerere nayo iragarutse, ntabwo iba nyakuri idashingiye kuri doctrine. Nizo bita inyigisho nzima. Urabona doctrine igizwe n'ibice 10, ingingo 10 zikomeye. Abantu bakwiriye gusobanukirwa ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera ubwo ni icyigisho wakwigisha? Ni icyigisho nakwigisha. Ibyanditswe byera ni iki? Ijambo ry'Imana Bibiliya nibyo bita ibyanditswe byera. Tukamenya Imana ariyo bita theology. Uruhare rw'Imana ifite mu bugingo bwacu. Ese Imana ni iki? Ese Imana inkomoko? Ibyo byose tukabivugaho urenda gasobanukirwa Imana. Tukamenya Kristo umwana wayo, tukamenya noneho umwuka wera n'imikorere, tukamenya abamarayika n'imikorere yabo, tukamenya umuntu yaje ryari, yaje muhe mugambi, yakomotse kuki, tukamenya icyaha bita hamaritology, noneho tukamenya agakiza. Twamara tugasobanukirwa itorero, twamara tukamenya iminsi y'imperuka, imezite, ikorite, niyo tugeze muri cyo cyigisho ubundi kigezweho. Kuko inyigisho zivuga ibyo ikinyejana ca mbere byaratambutse, ariko turi mu minsi y'imperuka. Ibyo byigisho ko ari 10 rero, kimwe ibyanditswe byera, 2 Imana, 3 Kristo Yesu, 4 umwuka wera, 5 abamarayika, 6 umuntu, 7 icyaha, 8 agakiza, 9 itorero, 10 kugaruka kwa Yesu. Nibyo bigize doctrine inyigisho nzima. Iyo utabisobanukiwe neza mu myizerere urahuzagurika, no mu miyoborere y'itorero urahuzagurika. No mu miyoborere y'itorero nabwo urahuzagurika. Ubwo ni kuvuga ngo uri paseri, uri bishop, uri archbishop, uri apotre, ushobora guhuzagurika ibyo bintu utabizi neza, utazi doctrine. Ndabuha urugero rufatika.
Bibiliya ni ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana kuko byanditswe muri Timoteyo wa 2 ibice 3:16. Ico bigirira umumaro ni ukudushira ku murongo bikatukuza bikatuyobora kugira ngo umuntu w'Imana agaragare ko ashitse agere ku rwego gukora imirimo myiza. Byahumetswe n'Imana kandi ntabwo ubuhanuzi bwigeze buza uko umuntu yishakiye, ahubwo abahanuzi abakozi b'Imana bavugaga iby'Imana bashoreye n'umwuka wera. Ibyanditswe byera rero ni Bibiliya. Tugomba kuyimenya yabayeho ite, ifite amateka maremare, ariko kuri doctrine ho nuko itiyongera cyangwa itagabanywa. Ubwo twahere ku cyambere ngo ibyanditswe byera ni iki? Ibyanditswe byera ni iki? Ibyanditswe byera ni ibyahumetswe n'Imana, niyo Bibiliya dukoresha. Ariko abantu benshi ntabwo bayumva kuko bumva ko hari yindi hishurirwa ryakwiyongera ku byanditswe byera. Aho rero niho nifuza ko tuganira. Aho ngaho ihangane gatoya. Uyu munsi iyo twitegereje hari abantu izi mpano umwuka wera atanga, sibyo? Cyane nibakire ku buhanuzi niyerekwa. Hari abantu benshi tuzi bavuga ko bafite izo mpano batajya bita ku kintu cyitwa Bibiliya, ku buryo ushobora no kuzana ijambo ry'Imana usomye muri Bibiliya riza risenya nk'ibyo bari bazi, bakavuga ngo ariko ngibyo ngibyo ngo ni iby'amateka. Bibiliya bakayihindura nk'ibintu byanditswe bitagifite umumaro muri iki gihe, ahubwo ngo Imana iri kuvugana n'umuntu live muri iki gihe. Hari weje muri twawe rwose bati twebwe tuvugana n'Imana live, naho ibyo ngibyo ni bya kera mbega gafata nka Bibiliya nkaho yabaye expired, ibirimo byose byacyuye igihe, ahubwo Imana iri kutuzanira amakuru mashyi uyu munsi. Akaba no mpamvu paseri abantu banga kumva ijambo ry'Imana ahubwo bakajya guhiga abahanuzi ngo babwirwe ibintu biri live. Nk'aba bantu urababwira iki kubirebana n'ibyanditswe byera, uburyo uyu munsi bigisohora cyangwa se ubuhanuzi buvugwamo n'uyu munsi umuntu ashobora kubwizera bigahita bisohora? Usomye Petero ya mbere igice cya mbere umurongo wa 24 haravuga ngo abantu bose bameze nk'ibyatsi, ubwiza bwabo bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi, ubwatsi buruma uburabyo bugahunguka, ngo ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ryose. Ntabwo ari igihe gito, ntabwo ari igihe runaka, ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ryose. Uzumva ubuyobere rero bukurikiranye umuntu akerekwa nka William Mario Branham, igitabo cyitwa Iyerekwa kivuga ngo ijambo ryavuzwe. Cya gitabo akagiha imbaraga, akagiha agaciro kurusha Bibiliya. Hakaza uwitwa Charles Taze Russell akerekwa, hakaza igitabo cyitwa Umunara w'Umurinzi w'Isiyoni, akagiha agaciro kurusha ibyanditswe byera, kandi ibyanditswe byera bihari. Hari igitabo cyitwa Intambara Ikomeye cha Madam White, bakagiha agaciro akaba atabwiriza cyifashishije kurusha ibyanditswe byera. Kandi Bibiliya iravuga ibyahishwe 22:18 ngo uzongeraho kuri ku magambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo, Imana izongera ku byago byose byanditswe muri iki gitabo. Uzagabanya, Imana izagabanya umugabane we wo ku giti cy'ubugingo cyasezeraniwe abayikunda. Ni ukuvuga ngo abantu bagaha agaciro ikindi gitabo kuko badasoma batizi ibyanditswe byera n'iki bifite gaciro ki. Iwacu abantu benshi ugasanga bafasha agatabo cyitwa Umugenzi ka John Munyana, yaje kubwiriza akagashira imbere ku ruhimbi akigisha akabwiriza abantu bagafashwa. Ni igitekerezo cy'umuntu w'umukristo nkawe nkanje, ariko ntabwo kaje kongera ku byanditswe byera ngo gahinduke ibyahumetswe n'Imana. Iyo bishoboka Imana yari kubyemeza kikaba igitabo cya 67, ariko kuko ibitabo ari 66 byahumetswe n'Imana, Yesu akazagaruka ari 66. Ni igihamya tutazongera kugira Bibiliya ifite 67 kereka ari ushaka kurwanya Imana. Uzongera cyangwa akagabanya n'utarasobanukiye ibyanditswe byera n'agaciro kawe. Ibisubizo byose by'ubuzima bw'abantu biri muri Bibiliya. Ushaka guhinga hinga neza asomye Bibiliya, uworora neza yasomye Bibiliya, uwigayiga neza yasomye Bibiliya, ukora amashanyarazi cyangwa ubukanishi abikora neza asomye Bibiliya. Nta murimo n'umwe ukorerwa ku isi utaranditswe mu byanditswe byera. Na tekinoloji
byose birahari. ni ukuvuga ngo bibiliya ibyo byose biyirimo. Ubuzima bw'abantu bwose buri muri bibiliya. uwashaka kubugira kuba bwiza cyane ni uko yakwifashisha bibiliya gusa. N'abahanura nabo niduha predere nuvuga ngo ikimenyetso kigaragara ko utari mu buntu bw'Imana, utahamagawe n'Imana, utakoreshejwe n'Imana, nuko ibyo wahanuwe tubigenzura tukabigenzuza bibiliya. Ese abantu bahanura bate? Tukarebera muri bibiliya. Izo mpamvu bibiliya irangije byose, iri mu buzima bwose kandi ihesha ubugingo. Kumenya ibyanditswe byera rero bituma umuntu adahuzagurika. Ntabwo wakwizera ibyavuzwe n'umuntu, ibyavuzwe n'Imana bihari. None se pase ndagira ngo tugaruke cyane kuri bano bantu bitwa abanyempano, bavuga ngo bafite impano ngo z'umwuka. Zirahari kubera ko uzasanga kenshi harimo benshi bamaze gutana, kandi ntabwo duhakana ko batazifite. Hari abazifite, barazifite, impano ziremewe, zirahari, zirakora kandi zubaka itorero. Ariko ugasanga akenshi nk'uyu muntu kuko atigeze amenya agaciro ka bibiliya, ahubwo arayitesha agaciro, agashaka kugaragaza ko we uburyo Imana ivugana nawe ari byo bifite umurongo wa nyawo kurenza uko ngo wabisoma muri bibiliya. Oya, bibiliya yemera uburyo burindwi tuvugana nayo, kandi nabwo buri muri bibiliya. Nuvuga ngo kubonekerwa biri muri bibiliya. Aburahamu yarabonekewe. Kurota biri muri bibiliya. Yakobo yararose. Kwerekwa biri muri bibiliya. Daniyeli yareretswe. Ikimenyetso n'igitangaza biri muri bibiliya. Gidiyoni yakoresha ikimenyetso n'igitangaza kugira ngo arengere ubwoko bw'Isirayeli. Noneho rero guhishurirwa biri muri bibiliya ni Yohana. Guhanura biri muri bibiliya nka Yeremiya. Inyandiko zidasobanutse nka ziriya za Berushazari ziri muri bibiliya. Nta yindi nzira y'itumanaho Imana yashizeho uretse kubonekerwa, kurota, kwerekwa, ikimenyetso n'igitangaza, guhanura, none inyandiko zidasobanutse no guhishurirwa. Buri wese rero agira uko akorana n'Imana muri kimwe muri ibyo, ariko byose birihe? Biri muri bibiliya. Ni ukuvuga ngo utwo tuntu uvuze buri wese ashobora kukagira, ariko n'ahandi kari muri bibiliya. Nuko ubwo atakabwiwe ashobora kubiberwa ko agafite. None pase urumva aha hantu igikomeye kirimo izo mpano zose uvuze. Ni inzira bazita etape de communication, zitumanaho hagati y'Imana n'abantu. Ariko noneho igitangaje nuko n'ahandi tuzivoma uretse muri bibiliya. Muri bibiliya. None nk'uyu muntu rero wagize iri yerekwa cyangwa se ibonekerwa cyangwa ihishurirwa, cyangwa agasigara atesha agaciro ya bibiliya. Oya, waba wabonekewe si ugatesha agaciro bibiliya, kandi Aburahamu yarabonekerwaga. Ubwo ntabwo yaba ari Imana iri kumukoresha. Yaba ari Imana iri kumukoresha. Ubwo se warota ukabitandukanya n'inzozi za Daniyeli n'inzozi za Yakobo, kandi bibiri twereka uko barota nuko basobanura inzozi. Ntubyashoboka. Ubwo bivuga ngo umuntu wese uzi ko yerekwa, mbega uri muri izo kategori zose akwiriye kurebera muri bibiliya. Nkuko Yohana yahishuriye, ukavuga uti nahishura, ariko na Yohana yarahishuriye kugira ngo bitubere urugero. Abahishurirwa bati, ibi twagiye tubibona. Bahanura bati, bakoresha inyandiko zidasobanutse zite kuko zemewe n'Imana. Ibi twagiye tubibona aho abantu bavuga ngo n'abanyempano, akaba wenda afite tudefo twinshi, cyangwa akaba yanavangirwa. Ariko umuyobozi we w'idini runaka cyangwa undi muntu yamuhugura atari ko hariya, agahita avuga ati mwebwe muri abanyamubiri, nta mwuka wera mufite, mwe tuzi ko tuvugana n'Imana. Ukavuga ati ariko dore bibiliya ukivuga ati bibiliya se no kuba umuntu yavuganye n'Imana live bihuriye he? Twebwe tuvugana nayo live, wowe uratuzanira bibiliya ukumva atisha agaciro bibiliya, ahubwo ari agaciro iryo yerekwa yagize. Niryo abantu baje impaka. Petero yazuye Dorukasi asenga kubw'impano. Paulo azura utuko, byahishuye 20:7 kubw'impano. Yesu aduha urugero rwo kuzura Lazaro. N'izindi ntumwa zikora ibitangaza. Ko bavuga batyo, ko batigana noneho ngo Imana ibabwire ngo bazure badasomye bibiliya. Ukuvuga ngo byose babikopera muri bibiliya. None se pase uratubwira iki ku gitabo cyitwa bibiliya kubirebana n'isohozwa ry'ubuhanuzi bwaryo kuva yandikwa? Ese ubundi yanditswe ryari? Ese ubuhanuzi bivugamo urabibona ko bugenda busohora cyangwa bwararangiye, cyangwa hari ubundi buzaza? Wenda hagati aha bakaba butahari, hari igihe buzasohora nanone. Bibiliya izarangirana no kugaruka kwa Yesu, niho abantu batazongera kubwiriza, niho ibyanditswe muri iyo bizaba birangiye. Ariko ubu biracaza. Yanditswe mu gihe cy'imyaka 1600. Igitabo cya mbere cyanditswe mu Isano rya kera.
ni Yobu. mu cyanditswe ryari 1500 mbere ya Yesu. hanyuma igitabo cya mbere cy'isezerano rishya Icambere cyanditswe mu mwaka 44 urwandiko rwa Yakobo. urwandiko rwa Yakobo. Yakobo niwe wanditse mbere ya biriya byose Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Isezerano rishya ariko Isezerano rishya. Ibyahishuwe n'igitabo cya nyuma. Ni igitabo cya nyuma. Cyemewe ryari byahishuwe? Byemeye muri mwaka 367 mu gihe Antanazi yari amaze gusohora urutonde ruheruka rw'ibitabo 27 bya Bibiliya. Niho byose byemewe uko ari 27 ariko byari bigera kuri kwijana, bakaja bakuramo bimwe bayungurura jonjora basigarana 27. Umwaka byemewemo byose ko byahometswe n'Imana ni umwaka wa 367 byemejwe n'umujenama ukomeye yitwa Antanazi. None pase hari ijambo numva ari muri Petero rivuga ngo ntabwo ijambo ry'Imana ryari gajuka gute. Nicyo nari nkubajije, ese hari ibintu birivuga byarangiye bitagisohora ku isi? Icyo ni cyambere. Cya kabiri, ese hari ibintu birivuga biri gusohora uyu munsi? Icyo ni cya kabiri. Cya gatatu, ese hari ibintu birivuga bizasohora bitari byasohora uyu munsi? Mu gitabo cy'ibyahishuwe uko Yohana yeretswe ibice 13 urabona ko yeretswe ubutegetsi bw'i Babuloni atarabaho. Ntibwabayeho se? Ni amateka byabayeho. Ntibwabayeho. Ubutegetsi buvugwa mu byahishuwe 13 twarabyize. Akerekwa inyamaswa intare, akerekwa inyamaswa y'idubu, akerekwa ingwe, akerekwa inyamaswa iteye ubwoba. Ntibyatambutse. Yego. Ariko ikaba itari yasoza igihe kuko tutari twarangiza akagahembe tuzavugaho ubutaha. Ubu birimo birasohora kandi biri no kuza. Yesu ataragaruka rero hari ibyo muri Bibiliya na n'uyu munsi bitarasohora ariko bizasohora Yesu agarutse kugira ngo arangize ubuhanuzi. None pasi ko numva Bibiliya ari igitabo gikomeye kubera iki hari abantu batagiye agaciro ahubwo bakajya kwirirwa bagenda ku bahanuzi ngo bahanurire bere. Bibiliya irakomeye kuyisobanukirwa, kuyisoma ngo uyumve bisaba kurara inkera, bisaba gusenga cyane, bisaba kurara mu mashamba, bisaba kurara mu byumba usoma. Naho usomeye hejuru ni igitabo gikomeye. Nizo mpamvu abakristo bamwe babonye agatabo k'umugenzi yumva ko kasimbura ahubwo Bibiliya kuko ko koroshe kandi kakagira amagambo ya gikristo, ariko ni kosa gushira igitabo kitari Bibiliya ku ruhimbi ubwiriza abantu ijambo ry'Imana kuko karafasha ariko ntabwo ari ijambo ry'Imana. None ko twabwirije byinshi, nabwirije kuva muri 85 niho nabaye umuvuga butumwa kugeza uyu munsi wa none ko ntabyo navuze byari byaba Bibiliya kandi ariyo nkoresha. Nuvuga ngo Bibiliya ntihinduka, iyo yabihinduka twaricana tukagira nawe warayanditse, twaranditse tugasimbura. Ubu ufite Bibiliya nawe ntawemerewe si nkora mu jisho na Korade Mahome ntabwo yasimbura ibyanditswe byera. Korowani ntisimbura ibyanditswe byera, intambara ikomeye ntisimbura ibyanditswe byera. Ijambo ryavuzwe la parole parée de William Branham ntabwo ryasimbura ibyanditswe byera. Noneho ubutumwa bwa kabiri bwa Joseph Smith abamormon ntibyasimbura ibyanditswe byera, ibyo bita le livre de Mormon. Le principe divin y'abamunise ntisimbura ibyanditswe byera nubwo babyubahiriza kurusha ibyanditswe byera, bavuga ngo principe divin yahumetswe na Muni, livre de Mormon yahumetswe na Mormoni, nuno bakavuga na Joseph Smith, bakavuga ngo intambara ikomeye yahumetswe na Madame White. Ariko ibyo byose ni ibitekerezo by'abantu bifasha twakwifashisha tubwiriza ariko tudashize igitabo ku ruhimbi. Bibiliya niyo yonyine itegeka uruhimbi, nibwo butumwa bwiza bwuzuye bwakwigisha abantu bagakizwa, ibindi bikaza ari ubusobanuro bw'ubumenyi bugeretseho ariko ntibwasimbura ibyanditswe byera. None baze ni akundi bakagarukeho ingaruka zibaho ku bantu bakoresheje ibyo bitabo, ku bayoboke babo, ingaruka zikomeye. Aho turahagaruka cyane. None iki gitabo cyitwa Bibiliya, ndagira ngo cyumvikane kuko kitabo nanjye hari uburyo gisoma nkumva kirenze ubwenge bwanjye, ko hari abantu bagitesha agaciro, bagaragaza ko bavuga ngo Bibiliya ni inyanja, abandi bakavuga ngo ni ishyamba, ngo ni inyanja umuntu ageramo yagira agati ngakarohama ngikamumira. Bisobanuye ngo ushobora kuyisoma warukejwe ngo ukagwa cyangwa se ukayoba.
akongera akavuga ngo ni ishyamba umuntu agiramo akayoba, akaba yageramo amaze kuyoba agahuramo n'ibindi bikamwica. Ese ibyo bintu bavuga ni ukuri cyangwa ni ukuba bararisomye bakananirwa kuyumva? None si byahishuye igice cya mbere murongo wa 2 ndavuga ngo hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo, hahirwa uyategera amatwi, hahirwa n'uyashira mu bikorwa, kuko Yesu agiye kuza. Ntabwo rero iki gitabo kivuguruzwa. Abo bantu bavuga ngo ni inyanja ni ukutagisoma. None si uyobora itorero ko turerize ibyanditswe byera ukaba ufite ibitabo udasoma, wabwiwa n'iki ko iryo torero rigendera mu kuri kandi ukura ari Bibiliya yuzuye? Umuntu akavuga ati kuva nabaho nezwa kuba pastor sindakoresha igitabo cya Ezekiel cyangwa sindakoresha indirimbo ya Salomo cyangwa sindakoresha Daniel. Ubwirwa n'iki ko ubutumwa bwiza utanga ari ubwo kuri bujana abantu ku Mana kandi ijambo yavuze utarikoresha? None se abantu duhimbe ubundi butumwa bwiza ibivanjiri ya kabiri nk'abamorumo tuvuge ko Yesu yongeye guhumeka ibindi tugomba gukoresha tukareka ibyo yadusigiye? Ntibishoboka. Yes. Bavuga yuko nyine Bibiliya n'ubundi yanditswe n'abantu nkuko Branham yanditse, nkuko Ellen G. White yanditse, nkuko Paulo yanditse, nkuko Paulo yanditse, nyine ngo byanditswe n'abantu. Ariko ingingo z'Imana yatanze zireberwaho ntabwo bari abazikoresheje. Ni ukuvuga ngo kugira ngo igitabo cemerwe mu isezerano nishako cyahumetswe n'Imana, nuko inyigisho zacu zaba zihuje n'inyigisho zitwa orthodoxy, inyigisho zigororotse Kristo yasigiye intumwa tizihushanye. Icya kabiri nuko wanditse ico gitabo aba yarabanye na Yesu cyangwa yarabaye intumwa ya Yesu, niyo critère d'apostolicité. Icya gatatu rero nuko ubutumwa bwiza bwo muri ayo magambo bwaba bemewe mu buryo mpuzamahanga, bwemewe mu buryo mpuzamahanga, noneho uwacanditse akaba yarashoreye n'Umwuka Wera. Nta kindi gitabo cyabyujuje, ni Bibiliya ibyujuje, ni Bibiliya yonyine isezerano rishari byujuje. Na isezerano rya kera kugira ngo igitabo cemerere ko cyahumetswe n'Imana nabyo ni byinshi, byari byinshi, ariko cyagombaga kuba umuzingo uboneka mu rurimi rw'Igiheburayo, cyagombaga kuba kivuga amateka y'ibanze ry'Abisirayeli ya kera, cyagombaga kuba kiganira ku bantu babaye ibirangirire mu mateka y'ijambo ry'Imana nk'aba Salomo n'aba Dawidi, byagombaga kuba kishigikira ibyo gusubiza mu buryo ibyasenyutse by'Imana bya Isirayeli no kurengera ubwoko bwayo, cyagombaga kuba gishigikiye igitekerezo rubandanya mwinshi bw'Abayuda, cyagombaga kuba cyanditswe n'umuntu warushoreye n'Umwuka w'Imana. Nta kindi cyabyujuje. Isezerano risha rifite 4, isezerano rya kera kagira 6 bikaba 10 bihamya ko Bibiliya yanditswe ku bushobozi bw'Imana. Nta kindi gitabo rero cy'intambara ikomeye gifite birabihamya, kuko uwagihumekewe ntabwo azi Yesu, ikindi ntabwo yakurikiye inyigisho za Yesu. Pase hari abantu bakomeye mu isi banditse amateka mu isi, bandika ibitabo bikomeye, n'ubu abantu bashobora gusoma bakumva hari izindi mbaraga bakuyemo. Nibyo, hari za dictionnaire biblique, hari n'izitari biblique. ari umuntu wanditse igitabo kikagira imbaraga, kigakundwa, kigasomwa, nkarike Warren. Urugero cyangwa hakiriya ubu none tunabivane mu Billy Graham, ibi bisubizo by'ibibazo byacu cya Billy Graham nacyo cyakunzwe n'abantu. Yego, reka wenda tunabivane mu birebana na religion, ahubwo tujye no ku bandi bantu b'isi banditse ibitabo bivuga ku mateka y'ibintu runaka, bakandika ku bintu runaka. Ibyo bitabo gabona birakomeye, byarasomwe, bikagira imbaraga. Nka Voltaire, ka Jean-Jacques Rousseau baranditse cyane, baranditse bakomeye. None waduha irihe tandukaniro riri hagati y'ibyo bitabo ndetse n'igitabo cyitwa Bibiliya? Biriya bitabo byanditswe ku buhanga bw'abantu, binarushana page impapuro Bibiliya. Ariko Bibiliya ijambo ko ryahumetswe n'Imana rihora ririsha imbere yawe. Ico gitabo cyanditswe na Voltaire, y'abantu bagisomye bahuza igitekerezo. Ariko Bibiliya iyo ubwirije ku murongo, naje nkawubwiriza n'undi akawubwira, tuvuga ibitandukanye kandi twese dushorera n'Umwuka w'Imana. Bigaragara ko Imana ifite akarusho ku bandi banditsi b'ibindi bitabo, kuko ikindi gitabo iyo tudahuje tuba tutari mukuri. Ikindi gitabo
ca Voltaire, igitabo ca Jean-Jacques Rousseau, ariko Bibiliya yo ushobora kuvuga ndabwiriza uyu murongo, bati nanjye ndawubwiriza, nubwo twakurikirana mu rusengero abantu bagafashwa ariko tutavuze bimwe. Uko ni uguhumeka, kandi buri wese akumva uvuze ukuri, akumva ukuri, uko ni uguhumeka, kandi ari wa murongo murimo muravuga umwe. Nuko mbita guhumekerwa. Ubwo ushaze kutubwira ngo akava ku byo bitabo, akuna akarusho Bibiliya ibitabo byose. Nuko umurongo wabwirije muri 1980 n'uyu munsi ari ubwiriza abantu bakabatizwa mu mwuka yari bagafashwa, ntibawurambirwe. None se fase icyo ni cyambe, nta kindi cya kabiri waduha gitandukanya Bibiliya n'ibindi bitabo byanditswe n'abantu bakomeye mu isi? Ikindi cya kabiri ni uko uyu mwanditsi yanditse nka Voltaire, undi umeze wenda nka Molière zakamuvuguruza. Akubira nta muntu uraza kuri, nta muntu uraza ngo avuge ngo hano hari kuba gutya ngo gutya, ko amagane kuki ibyo bitaraba, nta biraba, kandi bahari bashobora kuyivuguruza bahanga. Kubera iki wa mugani? Nuko iby'Imana bidahinduka kandi bihagije. Kuvuga ngo Bibiliya ifite ububasha buko nta muntu wagira icyo gitekerezo cyo gushaka kuyihindura, nta n'uwayishobora guhindura. Bibiliya irakomeye, Bibiliya ni igitabo c'Imana. Iyo tuvuze Bibiliya numva mpfuye. Bibiliya ibindi tobora bivuguruza, kandi ibindi bitabo baravuga bati niba ugiye gukora ubushakashatsi nturebe igitabo ca kanaka c'iki kinyejana, ibyo byarashaje. Ahubwo urebe igitabo yanditse mu myaka iheruka, nico urabonamwo ibyo ukeneye byemewe, naho nusoma icyaka bashobora kubyanga. Icyo ni cya gatatu gutweretse ko ibindi bitabo byo binabikwa bigacyura igihe, bakavuga ati nukoresha igitabo ntiturakwemera. Niyo turi kwandika ibitabo turangiza amashuri, barareba bati wakoresha igitabo cyande ukakivuga, bati kicari cemewe mu myaka ya kera, ntabwo uyu munsi gicemewe. Bibiliya yonyine niyo utavuga ngo iki cyari cemewe muri iyi myaka ngo ubu ndiyo. Nukuvuga ngo buri munsi igihe cyose uko ibihe bisimburana mu isi ihora ari nshya. Bibiliya yo nisha igendana n'icyo gihe, ibyivuga bigahura n'icyo gihe. Ntabwo ari igitabo c'ingwiririzi, ni igitabo gihoraho. None uravuga iki mu minsi yashize twumvishe aho papa atinyuka avuga ngo Bibiliya ngo yabaye expired, ngo numvishe karimo kwandika ikindi gitabo gisimbura Bibiliya. Nk'uwo muntu uravuga iki kuri icyo kintu, nk'umuntu utweretse ko Bibiliya ari igitabo gihora? Ntabwo nagira icyo bivugaho kuko ntabwo yabimbwiye. Ikindi nta bushakashatsi nabikoraho, n'ibyo azavuga sindabibona, ariko nikiboneka nzabivuga. Na Bibiliya barayibeshera rega. Uretse n'ibindi na Bibiliya, none se abantu basoma nk'umurongo par exemple uvuga ngo Timotheo ya mbere y'icya 5:23 bavuga ibitari byo, inda yawe yakunaniye jumwa gake. Bibiliya iravuga ngo kubw'uburwayi, ntabwo bavuga kubw'inda yawe yakunaniye, ariko abantu bagahimba bakabwira Bibiliya, bakavuga Bibiliya ikitavuga. Ni muri ubwo buryo wenda bamuvuga ibyo atavuze. Okay, tuzabigarukaho iyo nkuru tugiye kuyishaka, nge nzayizana byose bikwereke naho yabyanditse ko yaranabyanditseho. Okay. Fase tube tuvuye kuri Bibiliya kuko ni igitabo kigari. Iyo tukivuze nari mvuze ngo numva mpfuye, kirandenga nkumva mbuze icyo nakora. Bibiliya ni igitabo kirenze, ariko twumvise ko kiruta byose. Kiruta byose, kirumvikanye. Tubaza gusoza utanga inama. None hanyuma ubwo ushaka kutubwira ko icya kabiri kigize doctrine ni iki? Ni Imana. Imana ni iki? Dusobanurire Imana ho gato. Ririya jambo Imana ni ukuvuga ngo Theos mu rurimi rw'Ikigiriki. Theos bisobanura ngo Imana, ariko kuko abayuda bakunda kuyubahiriza bashiragaho article, bavuga ngo ho Theos, bavuga ngo Imana. Imana rero mu buryo bwa doctrine hari ibintu abantu bagomba kwitondera. Iby'ingenzi bibanza ni ukumenya ko Imana itararema isi n'ijoro yabagaho. Ni ukuvuga ngo ikaba yitwa Uwiteka. Noneho Imana ikabiba hose, ijuru rikaba ritaba hose. Ni ukuvuga ngo Imana ntiyakwira mu ijuru. Oya, yariremye iriho ritariho. Imana ntiyarikwira muri rurumi. Ijambo bivuze ko rikomeye pasi. Imana iba hose, ariko ijuru ntiriba hose kuko yaremye ijuru n'isi iriho.
nyine yarariremye rikwira hose kuko nayo iba hose nyine. ijuru ntabwo riba hose. Kubera iki? Ijuru none se aho isi iri hari ijuru? Ariko ntabwo ijuru ringana n'isi. Oya, ndi kuvuga ngo aho isi iri hari ijuru, niko ndi kubaza. Ntarihari. Aha, ni ukuvuga ngo Imana iruta byose. Nta nizo mpamvu yavuze ngo ijuru ni intebe yanjye, isi ni intebe y'ibirenge byanjye. Niyihe nzu mwanyubakira nakwiramo? Uwiteka abwira abayuda. Imana rero kuyimenya ni ukumenya kwiba hose. Uretse Yesu n'umwuka wera ko nta kindi kintu kiba hose. Ukamenya ko Imana ishobora byose, ko nta kinanira. Ko n'iki itagukoreye ni igihe kitaragera, cyangwa wenda wasabye ikidakwiye, cyangwa si ingenzi. Ukamenya ko Imana izi byose, ko ntaho wayihisha. Kuko Zaburi 139 havuga ngo twayihishaye haba ikuzimu. Imana iba mu ijuru, Imana ikaba hano ku isi, turi ikaba ni kuzimu, ariko igakwira hose. Nari amajuru yose batandukanya ane y'ubwoko bune, Imana yabamo yose. Ijuru ry'imvura n'ibisiga, ijuru ry'ibiva binini ukwezi n'izuba, ijuru ry'abamarayika, akaba n'irindi ijuru ziri hejuru y'ibyo bandika mu Baefeso igice cya 4:10 ngo Yesu Kristo amaze kuzuka ngo aja hejuru y'amajuru yose. Nose bazi uvuze utyo tumaze imisi gukora ikiganiro n'uwitwa Mama Clarisse uri Belgique. Ubu turi gukora ikiganiro kirebana n'amajuru, ikiganiro gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ijuru n'amajuru. Icyo tumaze imisi cyo turi gukora. We noneho yagaragaje amajuru atatu Pawulo yavuze, none uvuza ne uwo yagaragaje ijuru rya mbere nk'irivuze nyine ribamo imvura ribisiga n'ibiki byose. Agaragaza ijuru rya kabiri ririmo ari amasi yandi imibumbe n'ibiki biva binini. Hanyuma ijuru rya gatatu nisha gusurizaho nkuko Paulo avuze ngo ajya mu ijuru rya gatatu ari ryo juru Imana ibamo. Iryo ni ijuru ry'abamarayika, iryo ni iry'abamarayika. Kuko Satani urugamba rutangiriye mu ijuru yararwanye. Haravuga ngo ibyashuye 12:7 ngo intambara mu ijuru haba intambara. Mikayeli ahagurukira kurwanya Cakiyoka, Cakiyoka nacyo gihagurukana n'abamarayika bacu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mu ijuru haba iki? Intambara. Noneho rero muri Yesaya ibice 12:12 haravuga ngo Satani ariyo yanyenyeri yo mu ruturutu ngo waribiraga uti nzazamura intebe yanje isumba inyenyeri z'Imana ngere ku ijuru, ariko urahananduka. Ruvuga ngo hari ijuru Satani atagezemo. Nizo mpamvu Yesu Kristo amaze kuzuka avuga ngo yagiye hejuru y'amajuru yose. Satani nawe avuga ngo yashatse kwizamura kwicubahiro ngo azamure intebe ngo isumba inyenyeri z'Imana se n'isumba byose agere ku ijuru. Imana iranga. Nuvuga ngo ijuru Satani yashakaga kugeramo yarwaniraga ntabwo yarigezemo, ariko yarari mu ijuru. Kwijambo ry'Imana avuga ngo mu ijuru abintambara. Ubwo bamarayika nabo bafite ijuru ryabo kandi bagifite ijuru ryabo. Pawulo ijuru rya gatatu yavuze niriye ko yavuze atatu yonyine. Nukuvuga ngo mu buryo bw'iyerekwa Pawulo avuga ngo narazamuwe ngera mu ijuru rya gatatu. Niba narindi mu mubiri simbizi, niba narindi mu mwuka simbizi, iconzi bizimana. Nukuvuga ngo ntabwo umuntu agera by'ukuri ahimaniri, nta wari wagera ahimaniri. Nukuvuga ngo yageze mu ijuru ry'Imana imwihishuriramo kurutaho yarari, ariko ntabwo yageze aho Imana nta wari wahagera. Ijuru abahatagerwa. Okay. N'abamarayika ngo bifuje kuhagera barananirwa kuri iryo juru. Imana rero ahubwo ntabwo tuja mu ijuru dusanga Imana, ahubwo iyo uyinejeje igusanganira aho ugeze. Niko bivuga. Abamarayika bifuje kujya muri iryo juru byanditse muri Bibiliya. Yesaya igice cya 14 umurongo wa 12 kugeza 14. Uravuga Satani nyine si marayika se yari Rusofero, si bamarayika w'umuco waririmbaga. None se biriya bizima n'abakuru biri he? Ibizima n'abakuru biririmba bikikije Uwiteka, ariko byo ntibiba hose. Icyo ndi kuvuga urumva bitewa mu ijuru ry'Imana si Imana ibamo. None si Imana ishaka kwihishura kwiba hose, ahiri hose birayiramya, ariko sukuba ngo biba byageza aho iri. Nuvuga ngo iyo turamije Imana ikigaragaza ibiri muri twe. Kuvuga ngo ntabwo yigaragaje sukuba ko yavuye muri twe. Kuko yera hose icarimwe. Aho bitahura nayo ni he kwiba hose.
ariko ifite ahantu hayo yo yibera no ifite ahantu ijuru ryayo hahandi yaremaga ijuru iri. ako kantu gasubiremo, hahandi Imana yaremaga ijuru iri, ukuvuga ngo ahantu hayo h'umwihariko bahita iteka. uko bahita ngo bahita iteka, eternite, ariko Imana irarenze kandi bahita iteka. ni ukuvuga ngo Imana ifite ahantu hayo h'umwihariko hahandi yaremye ijuru iba ikarema n'isi. ariko ni ukuvuga ko Imana uzi kwiba hose, ukaba uzi ko ishobora byose, ukaba uzi ko izi byose, ntiwakora icyaha wihisha. icyo ni cya mbere. uzi ko Imana iba hose, ntiwaja kuyisenga ngo ufate urugendo rwishurwa. kereka ariko ubutumwa bwayo. Imana ikakubwira uti mbo ndagutegetse ja mu Burusiya, kuko ari Imana igutegetse. hari umugambi bishaka gusohoreza muri wowe. ariko gutekereza gusa ngo ndi kubona naja i Buganda niho ndi buyibonere, ni ubuyobe kuko iba hose, ahubwo izitirwa no gukiranirwa kuri muri wowe. abantu rero bazi ngo bazitirwa nuko iri kure. oya, izitirwa no gukiranirwa kuri muri abo bantu. dushoje aka kabiri. aka gatatu ni umwuka we, ni Kristo Yesu. cya gatatu ni Kristo Yesu. kumenya Yesu ni iki? kumenya Yesu ni iki? abantu benshi bamuvuzeho byinshi, nk'abahamya ba Yehova bavuga ko Yesu atari Imana kuko ari ikiremwa cyayo. basomye mu Bakolosayi igice cya 1:15 baravuga ngo ni imfura mu byaremwe. ariko ibyaremwe ni uko ubwo Yesu yabiremyeho, nizo mpamvu bakoresheje iryo jambo muri rw'ikigiriki ngo ni imfura mu byaremwe, ni uko ari we wabiremye ahubwo ibyaremwe imbere. noneho nta cyaremwe adahari. Yesu rero yari afite akamero k'Imana mu Bafilipi igice cya 2:4 kugeza ku 11. ngo ntiyatekereza ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa. kwisiga ubusa gutuma agira akamero k'umugaragu w'Imana. none abamurebera mu kwisiga ubusa kwe igihe yagiye mu nda ya Mariya bakeka ko Imana imuruta. ariko Yesu ni Imana yigize umuntu. noneho aba umwana w'Imana kugira ngo anyure mu nzira yo gucungura afite umubiri. abantu rero ntibabizi, hari Imana Data, akaba Imana Umwana n'Imana Umwuka Wera. Yesu rero mu isezerano risha ntabwo ari Data, ahubwo ni mukuru wacu. nizo mpamvu Imana yavuze ngo, Yesu yavuze ngo nzahamiriza bene Data imbere yawe. uvuga ngo turi bene se wa Yesu, kuko Yesu ari umwana w'Imana, akaba imfura mu byaremwe, ariko tukaba turi abana b'Imana bamwemeye. kubera iki ibyo bintu byose bibarizwamo? ni umwana w'Imana, ni Imana, ni imfura muri bene se, ni Imana yaremesheje isi. yari afite akamero k'Imana, kuko buriya butatu burema Yesu aburimo. aho bavuga ngo tureme umuntu ase natwe agira ishusho yacu, noneho bakabihuza na Yohana igice cya 2 bavuga ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. ni ukuvuga ngo nizo mpamvu bavuga ngo kwicisha bugufi kwe kwatumye asiga akamero k'Imana, agira ishusho y'umuntu. muri cyagihe rero yemeye kwinjira muri Mariya kugira ngo agire umubiri abashe gucungura, nico gihe Imana yamuruse kuko yari yabaye umuntu. ariko usomye Abafilipi igice cya 2 hariya wa 11 havuga ngo nico cyatumye ngo Imana imuha izina risumba amazina yose, kugira ngo amavi yose amupfukamire, ari ayo mu ijuru, ari ayo mu isi, ari ayo munsi y'isi, ngo kandi indimi zose zihimbaze ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Ntabavuze ngo ko ari umwana w'Imana. aho mageze ndikanga ari Uwiteka. bigaragara ko kwicisha bugufi ni Imana yari yigize umuntu. harano ubutatu bwera. Imana yari yigize umuntu, Imana iramuruta. muri Yohana 14:27-8 haravuga ngo ntimubarize ko njya kwa Data, ntibobazwe ko njya kwa Data, kuko Data anduta. yavuga ngo Data nduta. abasiramu aho bakunda kwifata, barahafata cyane n'abahamya bati none Yesu ubwe arahamya ko isamuruta. bakibagwa gusoma handi avuga ngo yaretse akamero k'Imana
ntiyatekereza ko kugira ako kamera ari ikintu cyo kugundirwa. Ntibongere ngo barebe ngo Imana irongera imusubiza izina rita amazina yose Uwiteka ngo ahinduke Uwiteka asubirane ka kamero kibahasoma. no mu isengesho yasenze ndabyibuka yaravuze ngo byo wamaye gukora narabikoze kuko narabirangije ngo nanone data n'imbere yawe ngo unyubahishe cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe sarabye cyacubahiro. Amaze kugisubirana rero abisilamu ntibabimenya n'abahamya ntibabimenya ariko itorero rirabimenya. none se pase iyi ni confusion nabyo icyo twemera kuri Yesu Kristo twemera ko yatambwe ku bwacu akaba ari umwana w'Imana akaba yaragize umubiri kugira ngo abashe gucungura. Ariko noneho Yesu akaba ari Imana, noneho akaba Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera akaba ariyo Mana. Ni ukuvuga ngo Yesu ntabwo ari Data, tugumvikana muri Trinity, ariko Imana ni Umwuka, ariko Umwuka ntabwo ari Data. baze iyi philosophy yawe uvuze none siba ko kantu twumva. Ni ukuvuga ngo Yesu yasubiranye akamero k'Imana. Noneho rero mu butatu bwera tuvuga Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera, niyo Mana yuzuye. Noneho rero Yesu ntabwo ari Data, ni mukuru wacu, ariko ni Imana, ariko Imana ntabwo ari umwana, kandi umwana si Data. Tukubikana muri Yesaya ibice 9 umurongo wa 5 kugeza kwa 6 hava ngo Imana ikomeye ni ka kamero yahoranye ataragira umubiri kuko Yesaya yahanuye muri Ancien Testament. Ariko muri Nouveau Testament noneho Yesu abaye Imana Umwana, ntabwo Yesu ari Data, ahubwo Yesu ni mukuru wacu. Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka. Tugumvikana iyo biri hamwe nibwo bihinduka Imana. Iyo mikoranire rero urabona yagiye cy'umubatizo wa Yesu, Yohana mubatiza, ijambo ry'Imana yavuga ngo yari ari mu mazi ku mubiri, noneho abatizwa ijwi rivugira mu ijuru ku Mana. Ni ukuvuga ngo urabona ko atari Imana yari iri mu mazi, hari umuntu uri mu mazi, ariko hari Imana iri mu ijuru, hari n'umwuka umanutse. Yego, ariko umwuka ntiwamanukana Imana. Irago ibumvaho ubwo ni bwa butatu. Umwuka ntabwo wamanuye Imana. Kandi Yesu ari mu mazi ntabwo ariyo yari Imana, kuko urumva yaba Imana nta handi ijwi ryari guturuka. Aho ndaza kubaza nyuma nkubaza niba Yesu nitugera mu ijuru tuzamubona. Ahubwo ikibazo hariya Yesu mu mazi ni umuntu, hari umwuka ngo umanutse usa n'inuma, ego, hakaba n'ijwi rivugiye mu ijuru ngo ni Imana ivuze. Iravuze ngo uyu niwe mwana wanje nkunda kamwishimira. None ko kukiriya bavuze ngo ni Imana kandi uvuze ngo Imana yuzuzwa n'ibyo bintu bitatu. Iyi ngo nyine yuzuzwa n'ibyo bitatu, ni ukuvuga ngo ntaho kimwe. None se Imana igituma yuzuzwa na bitatu, iyo hatawe umwana ngo Umwuka Wera ntiyari kubatiza. Nibyo mpamvu bavuga ngo yuzuzwa na bitatu, kugira ngo bikoreke ni Imana yabatije, sibyo? Ariko ntabwo yari kubatiza iri mu ijuru, nuko umwana yabaye mu mazi Umwuka Wera akayiva akamuhabya. Noneho rero niko bimeze. None se pasi wenda sinzi icyo Umwuka Wera singutindaho. Ese icyo twavuga ku Mwuka Wera cy'ingenzi, Umwuka Wera rore ni umufasha. Noneho ruri ubuyobe buva ku Mwuka Wera nuko abantu batekereza ko ari umusimbura. Nako cy'ingenzi ku bakristo bakwiye kumenya. Usimbura Yesu, usimbura umuntu, kubati ubwo ndi mu imbaraga z'umwuka nta kindi nsabwa gukora, ndareka umwuka akore. Narizo mpamvu z'umuntu abwiriza iminota 60 bamuhaye 30 bamubwira bati watugize ute, ati mubaza Umwuka Wera niwe wayoboye. Ubwo ni ubuyobe. Umwuka Wera yaje kumufasha ngo avuge iby'Imana, ariko ntaje kumusimbura kuko afite akamaro imbere y'abantu. Izo mpamvu ugomba kubahiriza kudakomeretsa abantu witwaje Umwuka Wera, naho baba bashaka kuvuga. Akantu ugomba
kudakomeretsa abantu witwaje ugomba kwitwararika kwirinda kudakomeretsa abantu witwaje umwuka we ngo uvuge ngo niwe wabikoze uraje abantu mu rusengero bagombye gutaha bakaja mu yizindi za gahunda ariko urababwira uti ntimundebe mwe murebe umwuka wera gusa wakoraga ibyo ni ikosa ni n'icyaha gikomeye urawubesheye none se pase tukiri aho abasilamu urabizi ko ntibabyemera kimwe no kwavuza bati mwe Jehova bavuga yuko Yesu ko ari umwana w'Imana ariko atari Imana. Abasilamu nabo bakavuga ko Yesu ari intumwa bo nta nubwo batinda ku bintu by'umwana kuko ntabwo ni nabyarwa kavuga ko Yesu ari intumwa nkuko Muhammad nawe ari intumwa. Ese ushatse kutubwira ko mu ijuru igihe abakirijwe cyangwa abo bahimana cyangwa itorero rizaba rigeze ntago bazabona Yesu? Biranditswe mu byanditswe byeri byahishuwe 3 umurongo waho wa 21 na Yohana ya mbere ibice ni 3 umurongo wa 2 haravuga ngo bakundwa uko tuzasa ndikurerekanwa cyakora icyo tuzi Yesu niyerekana tuzasa nawe tumurebe uko ari. Ufite ibyo byiringiro rero yiboneze kuko nawe aboneye. Yesu none hagiye kuryuzuza aravuga ngo uzanesha wese ni uzicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami kuko nanjye nanesheje yicarana data. Uvuge ngo Yesu arahari. None kubera icyo wakomeje kuvuga ngo Yesu adahari Imana ni hari Imana idahari na Yesu nahari n'umwuka nahari kandi uwamaze twega ngo kimwe kidahari n'ibindi ntibihari none urumva atari umuntu umwe gusohari ni ukuvuga ngo imikorere ni turi mu kazi nuvuga ngo Imana mu kazi birakorana yuzuzwa n'ibyo bintu nizo mpamvu hariho umuremyi n'uweza hakaba noneho n'umukiza bana uweza ninde ubwo n'umwuka kandi amaraso y'umukiza ari yatweza ni yatweza ariko mu mirimo bakorana bayita sanctificateur ni ukuvuga ngo umwuka wera areza Yesu akaba umukiza ariko umwuka wera nawe ntiyeze Yesu adahari akeza Yesu ahari akeza n'Imana ihari naho ngaho noneho rero igihe tuzaba twicaranye na data ni ka kamero cy'Imana Yesu yasubiranye kandi yari yarataye igihe cyo gusiga ubwiza bwe kugira ngo acungure ariko Imana data Imana umwana Imana umwuka wera bishushanya mu kintu gisa na triangle none ikaba yitwa Imana data umwana umwuka wera hagati bakandika ngo Imana. Ubwo aho hose birahari ariko noneho mu buryo bubumbye hamwe nka triangle ni Imana. Agasonga kamwe ni data akandi gasonga umwana akandi gasonga umwuka wera kitonderwa kandi karahara ku gasonga Imana ikaba hagati. Iyi niyo Mana ifite data ikagira umwana ikagira n'umwuka wera. Icya gatatu ni iki? Icya gatatu niwe Yesu nyine navuze. Nuvuga ngo twahire kuri ijambo ry'Imana ni iki? Yego Imana ni iki? Noneho umwana w'Imana ni iki? Ari Yesu Kristo. Nuvuga ngo dushoje umwana w'Imana. Imana wayivuze uvuze na Yesu Kristo. Ubwo ndangije bibliology, theology, Christology niho tuga. Okay, tujye ku cyakane cyo dusoreza. Icyakane ni umwuka wera. Sobanura gato ku mwuka wera rero. Umwuka wera ni umufasha. Ikintu bita mu Kigiriki parakletos bisobanura ngo umuntu ugendana n'uwahamagawe amutabara mu byadashoboye. Kuko ntabwo byose ubinanirwa. Umwuka wera aratabara ahantu hagiye kukunanira. Niyo role yawe nicyo bita parakletos. Akugenda iruhande kugira ngo icyo utashoboye agufashe kugikora. Ariko we uwemera ari ukuwemera aho niho ushaka ko tuganira kandi ubundi se passer ikintu nakubaza ubundi umwuka wera kucyuvuze ngo umuntu ngawemera umwuka wera ko twabonye ko ari umwuka ubera hose cyarimwe ni ngombwa ngo ajye ku muntu wemera cyangwa umuntu wese kuko ariyo ntego ye yamuzanye mu isi agomba kumujya. Oya muri Luka ibice 11 murongo wa 11 kugeza 13 haravuga ngo ninde mwana asakunda akaba yamusaba ifi akamuha inzoka, ninde mwana asakunda akaba yamusaba umugati akamuha ibuye, ninde mwana asakunda akaba yamusaba igi akamuha scorpio. Ati
ijambo ry'Imana rivuga ngo ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so mu ijuru ntazarushaho kubaha umwuka wera kuba umusabye. None se Pasi awushatse kutubwira ngo ubu ngubu umwana wawe atagusabye ikintu ntiwakimuha? Ndi kuvuga ngo ushobora kutakimuha cyangwa kukimuha bitewe na gahunda y'ubuzima bwanyu, ariko ico wamenya ko akeneye nico yagusaba. Imana kizi byose nkuko babitubwiye, iyobewe ko nyeneye umwuka wera cyangwa wowe ukeneye. Imana yaturemanye gutekereza, Imana ituremana kumenya, Imana ituremana guhitamo, Imana none ituremana umudendezo. Ntabwo idukorera ibintu tudashaka. Ibyo ushaka nibyo gukorera, ibyo usabye yabigukorera, ariko atari ibyo gusenya, ari ibyo kuzuza umurimo wayo. Niba ari ibyo kuvugurura ubugingo cyangwa byo kubaka itorero yabiguha. Ntabwo dusaba byose, Paulo yarabihakanye bati dushobora gusaba byinshi n'ibyo kwangiriza. Byose turabyemererwa, ariko siko byose bigira umumaro. Hari mu Bakorinto wa mbere 6:12. Ubwo nuvuga ngo Imana urasaba ikamanza yereba ko gifite akamaro none ubwa kabiri. None se umwuka wera ko intego ari ukudufasha nkuko umaze kubigaragaza, kudufasha. Abonye uwo mwana atabishaka kumusaba ntiyamusanga kugira ngo aze kumufasha, kandi abona imbere ye ari akakwigisha gusaba, kandi uzi yaraguhaye guhitamo. Oya, ntabwo Imana ibikora. Cyaba ari nk'igitutu, cyaba ari nk'uburetwa. Umwuka wera umuntu awuzura ryari, awuhabwa ryari, niyo kigaragaza ko yawuhawe? Oya, hari intambwe 3 umwuka wera anyuriramo. Intambwe ya mbere ni intambwe yo guhabwa umwuka wera. Byakoze n'intumwa 2:37-40. Intambwe ya kabiri niyo kubatizwa mu mwuka wera. Abakorinto byakoze n'intumwa igice cya mbere 4:4-5. Igice cya gatatu ni intambwe yo kuzuzwa umwuka wera nk'uko byanditswe mu byakoze n'intumwa 2:4. Bose buzuzwa umwuka. Ibyo rero ni intambwe 3 umwuka wera akoreramo. Abafite izo ntambwe bagatana ntibasi. Ntibasa. Abafite izo ntambwe ntibasa. Umuntu guhabwa umwuka wera bisobanura ngo ugera ku rwego rwo kugira ubwoba bw'icyaha. Ariko ntabwo ari urwego rw'impano. Impano ziza nyuma y'umubatizo. Hanyuma kubatizwa rero, kubatizwa ni ukuvuga ngo ni kwa kundi umwuka wera aba hose, ariko none akagendagenda. Uzi ko mu isezerano rya kera niho urabyumva neza. Umwuka wera akaza kuri Dawidi cyane, hari muri Samuel ya mbere 16:13 bamusutse amavuta. Umwuka wera akaza kuri Samusoni, Abacamanza 14:5-6, agafata intare akayitanyagura ku bw'uwo mwuka wera nk'uko umuntu atanyagura umwana w'ihene. Izo mbaraga z'umwuka wera zikamuzaho, zamara kumukoresha ico ahamagariwe gukora zikagenda. Umwuka wera akaza kuri Dawidi akarwana intambara agatsinda, umwuka wera amara kugenda agasambana. None uko ni kumubatiza se? Oya, uko ni ukumuzaho. Turashaka kubatizwa rero. Kubatizwa noneho umwinjiramo, ugahindura umutima. Hari kuba watangiye kureka icyaha bitewe nuko wahawe umwuka wera. Uba wabwiwe nyine umwuka wera yakugezeho akakuburira, kuko ni umuntu. Ntabwo umwuka wera ari imbaraga. Umwuka wera ni umuntu. None nakugera akakuburira ariko atarinjira mu mutima. Ukareka ugatinya icyaha. Ariko uko gutinya icyaha ntabwo gugubu Kristo buhoraho. Ahubwo kubatizwa niko gutuma uba ikintu cyitwa icyaremwe gisha ku byago bwa kabiri. Intambwe yo ku byago bwa kabiri. Iyo rimaze ku byago bwa kabiri undi icyaremwe gisha uhabwa impano. Kubatizwamo niki kiranga ko wabatijwemo? Ikiranga ko wabatijwemo nuko haba impano sigaragara. Tuvuge nk'Abadiventiste bemera umwuka wera ariko ntibemera umubatizo. Ngo umudiventiste kwemera umwuka wera ko arawemera ariko dore ikikwemera uburyo bawemeramo n'ubundi no kuba
ushobora gufata ijambo ry'Imana Bibiliya ukigisha ijambo ry'Imana Voilà. ngo niko kuba waramaze kuwubatizwamo oya kuhabwa ngo warawuhawe ahubwo ariko ibyo kuvuga ngo izindi mpano ngo kwirukana abadayimoni ngo kuvuga indimi, za ndimi ibyo ntibabyemera kubera kiriza nyuma y'umubatizo biza nyuma y'umubatizo ubwo bivuye ngo ntabwo bajya bawubatizwa oya nturugeraho warutubwiye ngo umuntu wabatijwemo ngo amufashe iki ngo nibwo ubukristo bwaba bwemewe nibwo buhoraho nibwo buhoraho ngo iyo ubatijwemo ubukristo bwawe buhoraho kuko wabaye icyaremwe gisha wabaye undi muntu icyo gihe rero nibwo ijambo ry'Imana uyoborwa nibwo uyoborwa nawo haravuga ngo kuyobora neza abayoborwa n'umwuka nuko abari muri wowe Yesu yaravuze muri Yohana 10:15 ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye nanjye nzasaba data azabaho undi mufasha wo kubana namwe ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamuzi kandi batamura ngo ariko mwe muramuzi ubwazaza azabana namwe kandi azaba muri mwe bisobanura ngo nukuba mu mutima none impano zikaza nyuma y'umubatizo none ubushobozi butubwira ngo abantu umwuka wera atajemo Kristo bwabo ntibuhoraho ni ukuvuga ngo biterwa n'impano wahawe tukumvikana impano ziratandukanye hari abantu batekereza ko gusimbuka ariko kubatizwa oya ahubwo kugira wasengera ufite impano ntabwo asimbuka si ngombwa ahubwo asengera abarwayi acecetse ese impano nizo zituma uwo muntu umukristo bwe buhoraho oya kubatizwa kuba yarabaye icyaremwe gisha urumva waravuze uti umuntu utarabatizwamo ubukristo bwe ntibuhoraho ni uvuga ngo umwuka wera akora nko gutabara nka ba Samusoni nka ba Dawidi nubwo buryo akorana nabo utinya icyaha koko ariko imbaraga tuvuge nk'akarengane ka persecution icyo naguha ku rugero ngo ni cya cyigisho twarangije cyo kubitorero riri gutinya gutotezwa rikemera ko ni uvuga ngo umuntu wabatijwe mu mwuka wera iyo ari mu masengesho ntatinya icyica umubiri kuko aba ari ahandi hantu ariko umuntu utarabatizwa mu mwuka wera induru iravuga ubwoba bukamusaba ubukristo bwe bukaba burahagaze zoma navuye ngo kubicaremwe gisha haba hari n'intambwe wagezemo none nayo ntabwo iguha garanti yo gukora ibyiza gusa kubera umuntu afite conscience Imana yaturemeye gutekereza ituremana kumenya ituremana ubwenge bwo guhitamo rero nubwo waba warabatijwe ushobora guhitamo nabi ariko imbaraga zo guhangana n'isi n'ibibazo nko kwiyiriza ubusa iminsi 5 ntabwo wabishobora utarabatijwe mu mwuka wera barabikora utarabatijwe mu mwuka wera barihambira bakayakora yampaye nka rero nibyo uba warahawe umwuka wera ariko utarabatijwe mu mwuka ntiyagera ku minsi 5 barahagera kuko umuntu wabatijwe mu mwuka wera agira imbaraga zinetarariza ibintu byose byaza nko kwica umubiri nizo mpamvu igihe cy'akarengane abantu babambwaga bishimye kubera iki umwuka wera kubera iki abadivantiste ndetse namwe mu madini amwe namwe batabatizwa mu mwuka wera oya ni ukutawusaba ni ukuvuga ngo icyambere kugira ngo umwuka wera kuzeho ni ibintu bingahe 5 icyambere ni ukwizera icya kabiri ni ukwirekura icya gatatu ni ukubikenera icya kane ni ukugira ishyari ry'umurimo icya gatanu ni ukwatura ibyaha wenda duhere ku cyambere kwizera ntaba yarizeye se kwizera ashobora kwizera ariko akizera ibindi ushobora kwizera ngo Imana iriho tukumvikana ariko ukaba utizeye ko umuntu yabatizwa mu mwuka wera ngo yavuge indimi utabyizeye ntabwo yakuza ntabwo yatabyizeye birafata kwiyoroshya bita kwirekura icya kabiri no kwirekura ni ukumva imbaraga zigiye kuza ukagira isoni ry'abari kukureba ngo utagwa bari kureba udakura mu ishati ntabwo ngo wawuzura oya bisagira ngo wirekure ureke ategeke
icya gatatu waravuze ngo ni ukugira inyota harya ngo ni ukubikenera kuwukenera wumva ubikeneye ko nawe Mana, ariko wawuhabwa. nzagubya kuba umukristo koko ntabatiwe mu mwuka wera maze ibyo nibyo uvuga rero abantu benshi bakabipinga kuko ibintu by'umwuka wera abantu benshi ntibajya babiha agaciro. buriya kuko nzagubya gukora umurimo w'Imana nta mwuka wera mfite. Imana irahumva iyo ukiranuka. icya kane ni ukuba ufite ishari ry'umurimo, ishaka ry'umurimo. kuki ibi bipfa? Oye, kuki ntaje kubwiriza Uganda mfite imbaraga? Kuki ntaje kubwiriza Kenya Imana ikampa imbaraga menka tutura ubutumwa? Kuba ushaka ko abantu bihana, Imana iravuga ati kanziguhe, reka nziguhe, ariko udashaka kugira ngo bakumenye, atari icyubahiro ngo maze banyemere. Abo bati bari abantu ntabwo nababwiza amagambo yo kwemeza ko abantu mfite imbaraga z'umwuka wera bari abantu nshaka kubajaho. Irawugwa kuko utekereza byiza. Ukumva? icya gatanu rero ni ukureba ko ntacu upfa n'abantu. Urakiranuka kuba mu buzima bwo gukiranuka. Nose pase umwuka wera buryo uvuga, hari abantu benshi b'intiti mu bwenge bw'isi. Yego, ibyo bintu batabiha agaciro cyane. Unavuga umwuka wera kubona ahubwo akenshi hari n'igihe ushobora gutakureba mu buyobe ati ngaho ugarutse muri bwa buyobe bw'abanyamadini. Urumva ibintu byose bikontorora mu mubiri gusa ntibashaka kumva icyo kintu. Iyo uvuze umwuka wera wumva batabishyikiye. Uyu mubatizo ukugendana n'ibyo bitanu. None ubwo akaba ari rwo rugero duhaye ko igituma mu madini amwe namwe batawuhabwa niyo mpamvu batawubatizwamo. Nizo mpamvu hari abafite icyaha bafite n'inyungu batareka, hari abapinga ko atari ngombwa. Teje warangije kuvuga ngo si ngombwa, nyine si ngombwa. Ese Imana yo ko ari utanga irawuguha uzi ko atari ngombwa. Ari icya gatatu wavuze ngo ni ikihe? Navuze ngo icya gatatu navuze ngo kubikenera ikabikubonamo kubikeneye. Icya kabiri ni ukwirekura. Oya, ubwo tugarutse ku bintu bitatu by'umwuka wera. Wavuze ngo wari kuwuhabwa intambwe eshatu. Intambwe eshatu. Kuwuhabwa kurya utinya icyaha muri Yohana 16:7-8. Ubwo azaza azabemeza icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Ariko hari no kubatizwamo ubuteye imbere. Impano zigatangira ubwo rero urwego rwo kubatizwa ruri mu itorero rya Pentecote, ariko ntabwo ruri mu babatiste, ntabwo ruri mu Anglikani, ntabwo ruri mu Badive. Oye, hanyuma icya gatatu iyo ntambwe kuzuzwa gutinda mu masengesho ukawusinda. Kuzwa no kuwusinda kamera nk'uwasinze. Kuwusinda Paulo avuga ati mureke gusinda inzoga ahubwo musinde umwuka wera. Noneho hari muri byakoze n'intumwa 2:13 haravuga ngo batangira kuvuga izindi ndimi, ngo abanyamahanga bari kuhatambuka bumva indimi ziwabo, ngo baritegereza basanga bagaramye, ngo baravuga ngo basinzihira. Ubwo kuvuga ngo mwawusinze mwawugotomeye. Gusinda umwuka wera mwawugotomeye. Ariko byo biraryoshye. Pase biraryoshye kuwusinda kabisa. Byiza cyane ugahirima utabizi. Uretse ko ari igihe urimo utambaye ikaresi uri umugore. Oya, aho ngaho bahita bavuga ko atari umwuka wera wuzuye. Umwuka wera kwambika ubusa se ngo ni umwuka. Nyine kontrole. Kandi batubwiye ngo umwuka wera ni umuntu. Hari kontrole. Nyine kontrole hariya mu bya Abakorinto ba mbere 14:32. Avuga ngo umwuka w'Imana ugengwa nawo nukugira ngo we kujura ta conscience. Kaje karabaho kuva mwese sindi kubakereza, eske sindi kubasakuriza kabemo. Iyo kavuye muri urabazambiriza kandi ari umwuka wera. Pase reka dusoze ku bintu bine nifuza ko tugiye gucya taneke iminota. Oya, iminota yarangiye. Yatugendanye. Hanyuma nukuvuga ngo ni ibintu bine tubwiye muri za ngingo 10 zubatse doctrine. Watubwiye vuze muri make ku byanditswe byera. Vuze muri make ku Mana. Vuze muri make ku mwana w'Imana Yesu Kristo roje. Vuze muri make ku mwuka wera. Ubwo nukuvuga ngo ahuri kutwereka ngo ibi bibuze mu muntu atarabihawe, haba kuba potere, bishop, archbishop, kuba umuyobozi runaka w'idini runaka, hari igihe abikora nabi kuko atabifite. Abikora nabi ariko ntaco bimutwara kuko iyo akoze amafuti ni wiyategeka.
ntacyo bimutwara. icya kabiri ubwo nabo abakristo ntabwo bashobora guhagarara kuri level nziza, ntabwo bakubaka ku rufatiro. Nizo mpamvu zumva bamwe bizerwe ubayoboraho kwizera Imana, kuko ababwiye ati mugomba kunyura kuri njaka ninjye ubagezayo. Hari abiyise noneho abahuza nka Muni, hari abiyise abahuza nka Joseph Smith, hari abiyise abahuza nka Branham. Ntiwumvuge ngo wagera ku Mana atakubwiye. na papa, rega papa nawe iri buri ibi akaba na papa. Rero iyo ugeze muri urwo rwego uba uyobora amakosa. none se amakosa urayiyoborera kuko nabo iyo yarinjije ntacyo bazi. none nubwo batabinjije ariko kukurwanya wenda ntiyiteguye cyangwa ndimo ndavuga ntago mvuga ubujije kubyisi, ndavuga ubujije kubi ibyo bintu by'Imana. kuko urumva uwo muntu ninjije ntacyo wowe ibyo ukora urabizi ariko ntabyaze. ikindi nabaza umuntu udafite ibi bintu ni izihe ngaruka zindi watwereka ku bakristo cyangwa ku bayoboke b'ayo madini no ku bayobozi bayo? ni izihe ngaruka zindi zihari? kutamenya doctrine, kutamenya biriya bintu bine, kuko turavuga 10 ariko tugeze ku cya 4. iyo utazi Bibiliya neza, utarayisobanukiwe mu mateka yayo, ugira ibindi bitabo uyisimbuza. icya kabiri ukayisimbuza ubuhanuzi kandi ari mu biri, kikaba ikibazo. Rero ukagendera mu buyobe. icya kabiri nanone ingaruka zibaho utamenya Imana. Utamenya Imana bituma uyishakira ahantu ntuyiyumvemo ngo uyigendane, aho ukazi kuyisanga ahantu. Abantu bati hano Imana irahari, we ntahitaba. ubwo niba abandi bavuga bati bunaka niho hari Imana byatari, hari icyumba gishyushye, hari abantu basenga bahanura ati hari Imana. nk'abantu bavuga ngo uyu munsi Imana yatusuye, ntabwo iba yavuye ahantu, ahubwo mwamwifashe neza ikihishura muri mwebwe. Yego. icya gatatu ni Yesu Kristo. kumenya ko ari umwana w'Imana, ukamenya ko ari umucunguzi. ku muntu rero utaramumenye muri ubwo buryo bwose twavuze Yesu Kristo, nubango nukuvuga ngo ingaruka imubaho nuko yemera abandi bahuza hagati y'Imana n'abantu. Akavuga ati Yesu adahari ndo William Mirera arahari, Yesu adahari Mahoma arahari, muhanuzi runaka arahari, Mahoma arahari. Yesu adahari nani Kadima arahari, Yesu adahari Branham arahari. Nico ntihagwa ngaho kutamenya agaciro ko gucungura. Icyanyuma umwuka wera ku muntu noneho utarawubatijwemo ngo nawusinde, ntabwo yavuga ubutumwa ngo abantu bihane, ahubwo yakwihanisha abantu mu buryo bwo kwishaka abayoboke nk'ishaka. Aresha nk'ishaka, arambagiza nk'ishaka. Ntabwo abwiriza ngo agire ijambo ry'imbaraga ryaseka umuntu ngo ahinduke, kandi uwo muntu wo kahinduka ahindutse. nuvuga ngo nabo barihanisha ariko batanga amabwiriza nk'ishaka rya politiki. Bakaba tuzaze gusengera iwacu akakugaruka batereka njeyo numve, ariko iyo ufite imbaraga z'umwuka zo ziranaramutegeka akava mu byaha atanashakaga kubivamo. Sipaze nk'uwo muntu wavuze ubutumwa kubw'ishyaka, nk'uko bishushanyije ngo ni nk'ishyaka rya politike y'imiyoborere ya politike, uyu muntu wundi ahinduye arahinduka burundu? Ntabwo ahinduka, ni umunyedini. Byanditswe mu Bafilipi igice cya 1 umurongo wa 15. Haravuga ngo bamwe babwiriza ubutumwa bwiza kubera ishari, abandi bakabwiriza ubutumwa bwiza kubera kugira ngo bireme ibice, ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo abandi bakabivugana umutima mwiza. Ni ukuvuga ngo hakenewe rero imbaraga z'umwuka kugira ngo abantu bavuge zo ziri mu kuri, kuko umwuka wera ari Imana, sibyo? Ni uyobora abantu mu kuri kose, ziri mu kuri. Ikindi zikurusha imbaraga, zinarategeka. Wabushaka wanze kuva mu cyayi Imana umwuka wera agakora ikimenyetso cy'imbaraga umuntu atakora, nawe ukavuga uti ibi byo nibyo. Ibi nibyo pe. Ibi nibyo. Ubwo izo ni zimwe mu ngaruka. Mu ngaruka. Bo pasi turabashimiye cyane, murakoze cyane. Dusoreza ahangaha. Imana ibahumugisha. Tuzasukura twatugeze ku ngingo ya 4 igize doctrine, tuzasukura ku ya 5. Reka niba rero mwatanga adresse zanyu muzitange kugira ngo murusenge. Murakoze cyane kubadukurikira. Pasteur Mpazibirego Pierre, nkabantuye i Remera. Abatugana kuri channel gusenga everyday, turabaha nimero ya telefone igendanwa ni 0783 40 7035
0783407035. naho iya WhatsApp ku bashaka kudukurikirana ku nyigisho zihoraho cyane cyane twigisha igitabo cy'ibyahishuriye Yohana ni 0786696620. ya pastor murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Reka mudufashe gusenga kugira ngo Imana ibashe kuyobora abantu mu gushyira mu bikorwa ubutumwa muvuze. Tuje imbere yawe data twese uri mu ijuru, uri Imana idahinduka, uri Imana ibera hose icarimwe, uri Imana idacogora, uradufasha mu bihe bikomeye, uradufasha mu bihe biruhije. Ni kubwawe turaha hantu kandi twaganira amagambo yawe. Ijambo ryawe yatubwira ngo umwana w'umuntu ntabeshwaho n'umutsima gusa, ngo ahubwo azatunga n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Tumaze kuganira ibyanditswe byera kandi tuzi ko byahumetswe nawe, bigira umumaro kugira ngo bigere ku bantu benshi, bibayobore mu nzira nziza, kugira ngo umuntu wese agaragare ko ashitseho gukora imirimo itunganye. Turagushimiye Mana ko watwemereye umwanya mwiza, ubane natwe ugeze ubutumwa bwiza kuri bose, kandi ubushobo kugera ku mitima yabo, barisheho kwemezwa kubw'imbaraga z'umwuka wera wageneye abigishwa bawe. Turashimiye ibyo twakoze byose, umunsi w'umugisha kuri twese. Abumvise bose ubagirire neza kugira ngo bashe kurabukwa maze bakwizere. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Reka tugushimire inshuti muvandimwe warubanye natwe. Komeza kugira ibihe byiza. Ikiganiro nakagaruka. Shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.